data toro ry'Imana ndabashuje mu izina rya Yesu kandi mfite umunezero kubw'iteraniro ry'uyu munsi mbahaye ikaze rero kandi Imana ibahe umugisha ndetse na bene data bamambure bashya twungutse uyu munsi Imana ibahe umugisha ibagirire neza turabishimiye kandi turabanezerewe nihuse rero ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana nanone reka dusome aho watuyoboreye gahunda yasomye muri Matayo igice cya 28 noneho tuganire ku ijambo ry'Imana n'ubundi rivuga ngo ibyiringiro duheshwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse, Matayo 28:16 kugeza kwa 20. Bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya, nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ijambo n'isezerano Imana iduhaye uyu munsi no kumara iki cyumweru cyose ni ijambo rivuga ngo hari ibyiringiro duheshwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu urakoze cyane kuko waduhaye umugisha wo kuba imbere yawe mu iteraniro ry'uyu munsi, ari abaturutse hafi n'abakoze urugendo, buri wese umuhe umugisha wawe kandi ijambo ryawe Mana tuzi ko ritazagaruka ubusa ahubwo rizasoza icyo yaritumye. Ngaho ubane natwe rero kandi utugirire neza, uduhe umugisha, uduhe imbaraga, ishimwe n'icyubahiro bya mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane rero kubw'uyu munsi kandi amashimwe ni menshi y'iby'Imana idukorera. Umwami Yesu yaravuze ati ndakora na Data arakora, kandi koko nibyo. Imana ibana natwe, Imana yabanye nawe, yarakurinze. Dukunda gutanga amashimwe y'ibyo iba yadukoreye muri iki cyumweru. Reka mbabwire ngo n'iby'Imana yadukoreye kuva mu gitondo kugeza muri iyi saha ni byinshi cyane. Abakoze urugendo, abambukiranyije imihanda, aho hose n'ubundi Satani aba yateze ngo atwicire umumaro, kuko yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Ariko Umwami Yesu yaraje ngo tugire ubugingo ndetse bwinshi. Harimo n'ababyuka ku gitanda akaba yituye hasi aravunitse, hariho n'ugwa muri dushe bikaba birarangiye. Kubw'ibyo dufite impamvu zo kugira ibyiringiro duheshwa no kuzuka ku Mwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ubwo Yesu bamubambaga mu mwaka wa 33 yari afite abamukurikiraga, abigishwa 12 bamukurikiraga. Noneho nyuma yaho baje kwiyongera ubwo Yesu yazamukaga. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari abamurebaga, abo yagendereye ku musozi wa Elayono bageze kuri 500, arabiyereka ko yazutse ariho ari muzima. Muri abo 500, 120 babashije kujya mu cyumba cyo kwa Mariko, iwabo wa Mariko mu rugo mu cyumba cyo hejuru. Abo ngabo 120 niho basengeraga. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 yuko uwo munsi wa Pentekote, turi gusatira umunsi wa Pentekote, ku cyumweru kibanza mu kwa gatandatu itariki 5 tuzaba dufite umunsi mukuru wa Pentekote. Kandi ubu turacyari muri ya minsi 40 Umwami Yesu yiyerekaga abo bigishwa be n'intumwa n'abizera. Noneho 120 muri bo nibo bonyine bagiye gusenga bafashe isezerano. Yababwiye ati cyakora cyo muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya. Abo ngabo 120 barumviye baragenda barasenga, nk'uko namwe uyu munsi mwumviye mukaba muri imbere y'Imana muri ubu buryo, n'abandi dufatanyije iri teraniro mu buryo bw'ikoranabuhanga. Reka mbabwire rero igitangaje ni uko abo bantu 120 bwakeye noneho ubwo Petero yabwirizaga ubutumwa bwiza, abantu bageze ku 3,000 nabo bakizera ijambo ry'Imana, bakiyongera ku bari basanzwe ku munsi umwe gusa. Noneho uyu munsi rero ni ukuvuga ngo abakurikira Kristo, abitirirwa Kristo barenga biliyoni 2. Ni ukuvuga mbese mu yandi magambo, ku isi abantu 3, umwe muri bo abahamya ko yizera Yesu. Abantu 3 ni ukuvuga ngo umwe muri bo aba ari umukristo. Ni igitangaza cyane. Murumva rero ko nta wundi muryango ufite abantu benshi ku isi nk'abakurikira Kristo, nk'abizera, nk'abakristo.
ariko se noneho wambaza uti none ibibazo bibera ku isi byaba bigenda gute noneho niba umubare w'abakristo ungana gutyo ariko tukaba twumva ibyo tubona mu makuru uko bigenda. Ibyo tuzabigarukaho ku cyumweru ubwo tuzaba tuganira ku ijambo rivuga umugani w'umutini. Uyu munsi gusa ndagira ngo tuganire ku ijambo Imana iduhaye ryerekere ibyiringiro duheshwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ariko ndagira mbabwire ngo impamvu noneho abizera Yesu biyongereye bakarenga biliyoni 2, hari impamvu, hari icyabiteye. Iyo mpamvu rero ni ukuzuka kwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko abandi bantu babayeho b'ibirangirire barapfuye barabashyingura birarangira. Ariko ijambo ry'Imana hano muri Matayo dusomye igice cya 28 ngo nuko Mariya Magadalena na Mariya wundi ngo bajya kureba cya gituro ku murongo wa mbere igice cya 28 ngo ariko bahageze ngo habaho igishitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Nuvuga ngo iki gikorwa cyo kuzuka kwa Yesu Kristo nicyo cyatumye noneho abakurikira Yesu abamwitirirwa noneho babaye benshi cyane kugeza ubwo uyu munsi barenga biliyoni 2 kubera kuzuka kwa Yesu Kristo. Ngo nuko abasirikari bari barinze imva ya Yesu bafatwa n'igihumure bitura hasi bamera nk'abapfuye. Kuva icyo gihe abo bavuye ku gituro baragenda barahamya, bagenda babwira abigishwa nabo baragenda barahamya kugeza ubwo nyuma y'iminsi 10 umwami Yesu amaze kuzamuka mu ijuru, isezerano ry'umwuka wera ryarasohoye. None hashize imyaka 2000, none abakurikira Yesu abamwitirirwa barenga biliyoni 2. Kubera iki? Kubera kuzuka kwa Yesu Kristo. Ibanga ryo kuzuka ni igitangaza. Nagize umugisha nakageranyo hano ngira ngo mbereke ibyerekeranye n'ibanga riri mu kuzuka. Kuko umwami Yesu amaze kuzuka yazanye undi mubiri. Ntabwo yaje ameze nk'uko yari ari imbere, oya. Mu buryo bw'igitangaza niyo abigishwa babaga bari mu nzu bajya bakabona arinjiye atagombye gukomanga ngo bakingure. Ubundi nakageranye njya nifashisha kugira ngo tubashe gusobanukirwa yuko ngo hakurya ya rwa ruzi, twahoze turirimba ngo hakurya ya rwa ruzi tuzabona umugisha, tuzambikwa undi mubiri, umubiri utabora. Nyuma yo gupfa hari umubiri utabora. Burya ikimata uku nguku kiba kimeze kwa kundi gitambuka ku bibabi. Uziko sinzi niba n'ikimata gishobora gusimbuka, kiba kigenda gahoro, nta no gushobora no kubona umuvuduko wacyo. Ariko buryo ki Imana yakiremye, igihe kiragera kigasa nk'igisaza, noneho ishami gisaziyeho wakireba ugasanga ni ikintu mbese kimeze nk'agace k'ingiga y'igiti, mbese noneho utamenya n'icyo kintu icyo ari cyo. Ndagira ngo mwumve ko Imana mu bumana bwayo ni igitangaza cyane. Noneho rero iki kintu kimeze gutyo utamenya n'uburyo wakita, noneho bugacya nk'iminsi ingahe nyuma yaho kikavamo ikinyugunyugu. Haleluya! Kikavamo ikinyugunyugu, noneho ugasanga ko ikinyugunyugu noneho kibasha kuguruka kikajya no hejuru y'ibiti. Ikinyugunyugu kikajya hakurya hariya. Noneho ni ukuvuga ko ikinyugunyugu kiza gifite imbaraga. Burya mu bitaro akenshi iyo bakunda gushushanya bakunda kuhashyira ibinyugunyugu by'amabara, ariko burya icyo bisobanuye burya baba bagira ngo bahe abarwayi ibyiringiro by'ubuzima bw'iteka. Noneho iki kinyugunyugu kibasha kuguruka, kibasha gusimbuka umugezi, kibasha kugenda hejuru y'inyamaswa z'inkazi, ariko kikiri ikimata ntabwo cyava na hano ngo kigere hariya hepfo. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero nagira ngo ijambo ry'uyu munsi ni ibyiringiro duheshwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Nagira ngo mbagaragarize buryo ki baba Kristo batangiye bafite ubwoba, baba Kristo batangiye bihisha, bibaza bati ubwo bishe umwami Yesu nitwe bari bukurikizeho. Baragenda barihisha neza bafite icyo bita ubwoba,
badashaka no kujya ahagaragara. Ariko rero isezerano rya Pentekote umwuka wera yaje, noneho bagira imbaraga zo guhamya kugeza ubwo ubutumwa bwiza bwakugezeho, nanjye bungeraho, kugeza ubwo ubutumwa bwiza noneho bwatwongereye n'abandi mu itorero. Imana ishimwe cyane. Ibyiringiro rero duheshwa no kuzuka, icya mbere ni uko twarababariwe mu buryo bwa burundu. Twarababariwe mu buryo bwa burundu. Ahari mwebwe ntabwo muzi imbabazi neza neza, ntabwo mwapfa kubyumva. Ariko burya nk'umuntu wigeze gufungwa, wigeze gukatirwa, agafungwa, noneho akumva ngo batanze imbabazi, agasohoka mu munyururu, burya asobanukirwa imbabazi icyo ari cyo. Kuzuka kwa Yesu Kristo kutugaragariza buryo ki twababariwe mu buryo bwa burundu. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 8 umurongo wa mbere ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubatuye ku itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Umuntu utarakira Yesu, umuntu utizera Imana, abagengwa n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Nuvuga ngo kubera ko uri umunyabyaha uzapfa, ariko iyo wizeye Imana muri Yesu Kristo, noneho ugengwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Muri Yesaya igice cya 1 umurongo wa 7 handitse ngo Yesu niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Kubabarirwa ibicumuro byacu ni ku bw'amaraso ya Kristo Yesu. Twarababariwe rero mu buryo bwa burundu, ntabwo twababariwe by'agateganyo. Oya, umwami Yesu Kristo yaravuze ati abo mfite mu kiganza ntawe uzabavuvunura. Icyo dusigaje gusa ni ukugira ngo dukomeze tugendere muri uko gukiranuka, dukora iby'Imana dushakaho, twagura ubwami bwayo. Ibyiringiro, icya kabiri, nta mpamvu zo gutinya. Nta mpamvu zo gutinya ndetse n'urupfu. Kubera iki? Muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 25 ngo Yesu aramubwira ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Murabizi abantu twese dutinya gupfa. Sinzi niba byarakubaye ukagira nk'impanuka. Ngiye nigeze kugira impanuka ndi kuri moto rwose imodoka irankubita. Icyo gihe sinari no kubona n'akanya ko gutinya gupfa, kuko naje kwisanga njye n'impanuka yabaye. Abantu dutinya gupfa, ariko ijambo ry'Imana riratubwira hano ngo umwami Yesu ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kubw'ibyo rero tugira ubushizi bw'amanga, tugira ibyiringiro duheshwa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda, ntabwo tugomba kugira ubwoba ngo noneho rero twumve ko urupfu dufiteho imbaraga. Oya, Yesu yarazutse, ariho, ni muzima. Muri iyi minsi ya nyuma ya Pasika umwami Yesu yakomezaga yiyereka abigishwa, yiyereka abizera kugira ngo babone ko ariho, ari muzima. Dukomeza kwitegura umunsi wa Pentekote, tumenye ngo umwami Yesu ariho, ni muzima. Ibyo biduhesha ibyiringiro byo kudatinya gupfa, kuko hari abatinya gupfa ugasanga bagiye no mu bintu bitari ngombwa. Ugasanga bagiye mbese bagiye mu bintu bya gipagani kubera ko yatinye gupfa. Agasohoka mu rusengero nk'uko akajya gushakisha ibintu by'abapfumu n'ibiki kubera ngo yatinye gupfa, kugira ngo atazapfa, kandi wa mupfumu nawe urakeje ukumva yapfuye. Bene data, twe gutinya gupfa kubera ibyiringiro duhabwa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Abigishwa baramubonye n'amaso yabo mu minsi 40 ku musozi wa Elayono. Natwe turacyari muri ya minsi 40 ya nyuma ya Pasika. Ibyiringiro nanone icya gatatu, umwuka w'Imana aba muri twe. Yohana 14:6 Yohana 14 umurongo wa 16 ngo nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Nanjye nzasaba data nazabaha undi mufasha, ariko umwuka wera turamukeneye. Ikibabaje dukomeza gusengera ibindi bintu byinshi. Mana umpe na kiriya, unyongere na kiriya, umpe n'iki ndagikeneye, ariko dusaba umwuka wera, kuko umwuka wera niwe mufasha uzabana natwe ibihe byose. N'igihe abantu bazaba bakuvuyeho, ariko umwuka wera akabana nawe. Twasomye hano muri Matayo umwami Yesu ati kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ishimwe cyane. Abizera rero, abigishwa, intumwa, bavuye mu by'ubwoba, bagize imbaraga, bagize urukundo rw'Imana, ndetse bagize imbaraga zituruka ku Mana.
maze umwami Yesu wazutse aduha inshingano ku murongo wa 20 ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Icyo tugomba gukora bene data abakristo bavandimwe nuko tugomba guhaguruka tukagura ubwami bw'Imana, tukigisha abizera kwitondera ibyo umwami Yesu Kristo yasize atubwiye. Yavuze ati mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongera. Icyo nicyo kitubeshejeho, nicyo gituma dukora akazi dukora, nicyo gituma turyama tukabyuka, tukanywa amazi, tukafata amafunguro, kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Bahesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo guhera uyu munsi mugendere mu byiringiro duheshwa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe imbazwa mu cyubahiro, Mana y'agakiza kacu, kuko wohereje Yesu Kristo akaza akabana natwe, kandi yarapfuye ndetse arazuka, ariho ni muzima, kandi dufite ibyo byiringiro kugira ngo natwe tubashe kugira ubushizi bw'amanga, twakire imbabazi, ndetse tubashe gutinyuka kugeza ubwo tudatinya n'urupfu, ndetse tukomeze kuyoborwa n'umwuka wera mu ntambwe zacu zose dutera. Udushoboze kugira ngo dukore inshingano yo kwagura ubwami bwawe uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.